aposo bari bafite ibida binini, nkabona barahorose, nkabona barananutse, nkabona abantu barananutse, najya kubona nkabona abamanuka imisozi, nkabona barapfuye, nkabona baterura imirambo, nkabona bashyira hariya, nkabona batwara, nkabona bajyana, ndabyitegereza mbibona n'amaso yanjye. Ndangije ndabaza ntese biriya ni ibiki? Ndangije numva ijwi ry'Imana, nkabona bararira, nkabona barira, bamwe bakarira kugeza aho amarira ashize hakaza amaraso. Barariraga kugeza aho amarira ashize hakaza amaraso. Barira cyane, nkabona abantu baraboroga, ariko nkabona abantu barapfa, nkabona abantu baragenda. Ndangije ndabaza ntese Uwiteka we, iyi nzara ni bwoko ki? Imana irangije irambwira ngo iriya nzara ureba, abahanuzi bo muri iyi minsi abantu bakunda ngo ni abahanuzi bavuga ngo dore igitangaza kirabaye, mvugira ngo amena, ugiye kwakira viza, ndabona wakira amafaranga, ndabona ujya muri Amerika, nawe ukikiriza ngo amena. Ariko sha ujya muri Amerika byibuze ese ntago bajyayo. Imana ibona ko ugiye kujya muri Amerika ariko ntibone ko waraye usambana. Uwo muhanuzi akoze ate mu buryo abona ko ugiye kujya muri Amerika ariko ntabone ko waraye usambana? Gusambana ubwabyo bizatu, keretse niba uzajya muri Amerika gusambana, aho uzagenda. Imana ubwayo yagakwiye kubanza ikabona yuko udakijijwe. Imana ubwayo iri mu gihugu cyo mu ijuru ikwiriye mbere yuko igusezeranya umugisha, sibyo? Mbere yuko igusezeranya umugisha ikwiriye kubanza. Yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo umva Aburahamu, itangira ibice byawo 12, iramubwira ngo va, sibyo? Va, nicyo jambo yabanze iramubwira ngo Aburahamu va. Yaramutegetse avuga ngo va aho ngaho utuye, usiga umuryango wawe n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Igihe rero utarava mu busambanyi, igihe utarava mu kunywa inzoga, bizagorana. Rero abantu bakunze ibitangaza ariko ntibakunze nyiri bitangaza, niyo mpamvu bazagwa, niyo mpamvu bazayoba, sibyo? Rero wari ukwiriye kumenya kare. Niba nguhanuriye nkakubwira ngo ugiye kubona amafaranga, nkaguhanurira nkakubwira ngo ugiye kubona inzu, nkaguhanurira nkakubwira ngo ugiye kubona viza, nari nkwiye kubanza mbere y'ibindi byose nkerekwa kuri igisambo, nkerekwa kuri umusambanyi, nkerekwa ko wakuyemo inda, nkerekwa ko wikinisha. Ibyo ngibyo niba ntabyeretswe, nkerekwa yuko ugiye kubona umugisha. Nta mugisha w'abanyabyaha ubaho, nta mugisha w'ibisambo ubaho, nta juru ry'Imana yanjye. Nka karande ntabwo itinya abapotere. Hari abapotere bafite karande. Potere ugenda na karande imwe se? Intumwa y'Imana. Karande imwe se? Ebyiri se? Eshatu se? Oya, barahari bafite bya karande, ukamubona agenda abwiriza, akagenda arabwiriza ariko afite karande. Ikibikubwira agenda mu kimodoka cyiza ariko cya karande cyaranze kumuvaho. Ese wagize kugenda mu modoka nziza bisobanuye ko umuntu akijijwe? Reka agenda mu kimodoka cyiza ariko mbaza ngo iyo modoka yayikuye hehe? Muri karande se? None si iyo modoka yayibonye atari uko ayihuguje umuntu? Ese yayibonye atari uko ayibye? None se kubera iki wambwira gute uburyo umuntu abwiriza ariko yava ku ruhimbi, avuye ku ruhimbi akikoza muri biro agahita asambana na protocole? Ya mavuta abagiye hehe? Icyo nicyo kikubwira karande. Karande urabwiriza karande ihagaze hari akabubwira ati ndagutegereje shushu be, gira vuba ndagutegereje. Yamara gusoza arambitse Bibiliya hasi na mikoro hasi, karande kamufata akavuga ati twigendere sheri n'ubundi ni wewe wanjye. Icyo nicyo bita karande. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurwanye Satani nawe azagira gute? Azabahunga. Rero uzasanga abantu babwiriza bafite karande, uzasanga umuririmbyi aba muri korari afite karande. Ikibikubwira ni uko uyu munsi aza gusenga, basigaye baza gusenga bazanye imyenda ibiri. Yes,
aza yambaye yigera ku birenge imbere harimo akandi kamengana n'umukandara ngo ni santimetero 50 ntabwo zirenga uwo ngo aba yagerageje uwo ni umukirisitu uwo abandi ngo ni 20 akandi agira gutya agapima akavuga ati agahita yikuramo yarangiza agahita ajya hehe agahita ayoboka iyo mu migina icyo nicyo bita karande afite karande rero karande buriya si icyaha karande si icyaha ariko yitera ibyaho ni ukuvuga ngo karande si icyaha nta nubwo umuntu ufite karande uyu munsi niba atari icyaha kuvuga ngo ntiyakubuza kujya mu ijuru ariko ibyiza agukoresha bizatuma utajya mu ijuru wacyumvise ruko ngo karande nyine niyo mpamvu uzasanga umuntu avuka ugasanga ni pasiteri arabizi ko Bibiliya ivuga ngo vino ni umukobanyi ariko aragotomera kurusha imodoka ishaje yes pasiteri we winywera wisomera akantu ntabwo basoma baragotomera ntibasoma baragotomera usigaye ubona neza aranywa kurusha imodoka ishaje icyo nicyo bita karande umuryango w'iwabo baranywaga ntabwo ni karande y'iwabo ni karande y'iwabo so rero ni ukuvuga ngo umuntu yasubiye mu byaha yari yihe Yes, reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye ku isaha yayo TV cyangwa se kuri Prophete Emma. Yego. Meze mute Prophet? Ndashima Imana. Twakire rero Prophete Emma niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Amen. Muri Eri Erohe na amahoro. Eri Erohe turakomeye. Ariko ngo mwarimutse ntago mukiri Kimironko. Twarimutse. Twarimutse tujya gezeza hariya mu biremba hitwa Kuwaruraza. Aho niho turi gukorera umurimo w'Imana. Ariko umunsi ni kuwa gatanu wo ntago wahindutse. Umunsi uracyari wa wundi. Yego. Kuwa gatanu no ku cyumweru guhera saa 8. Kwaruraza se umurimo uragenda neza ibintu birimo amavuta aracyari yayandi cyangwa amavuta aracyari yayandi ko kuri njyewe Yesu ntabwo ajya ahinduka. Nanjye mpora ninginga Imana kugira ngo nanjye simpinduke. Mpora ninginga Imana kugira ngo nanjye simpinduke. Rero amavuta aracyari yayandi. Turacyakomeje kubakira ku ijambo ry'Imana ndetse n'abantu kuva mu byaha bagahinduka bakaba bashya. Rero icyo nshima Imana nuko abakizwa bari gukizwa n'abahinduka bari guhinduka. Prophet twinjize mu isengesho ritwinjiza mu kiganiro neza. Kadusenga Imana noneho. Amen. Data mu izina rya Yesu ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye imirimo yawe, ngushimiye urukundo rwawe. Umugambi wawe ni mwiza. Mana nkundira muri aka kanya ntaba ari ngiye uvuga ahubwo wiyirurukire mwami ukora icyo wagambiriye gukora muri aka kanya. Ugiye kumva ikiganiro wese kigiraho kimuvana kigira handi kimugeza. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Pastor John hari umuntu twaganiriye twari turi kuganira ku biri kuri imihanda tuvuga kuri iriya nkuru ya Boaz ukuntu ngo yashatse gutwikira umugore mu nzu nubwo nabonye hari ikiganiro cyaje kibivuguruza yakoranye n'umugore yego ariko nubundi amakuru akaba akorwa hanze bivuga ko biriya atari ukuri ko Boaz nyamara ngo byari byabaye ko yashatse kuko n'uwabatabaye nabonye yarakoze ikiganiro avuga ko wahubwo ngo bashatse kurwana na Boaz mu nzu kuko barimo kubatabara yego ariko umupasiteri twakoranye ikiganiro we yaravuze ati biriya ari niba ari ukuri koko ni karande y'iwawe yo mu muryango kwa Boaz ashaka kugira ngo tuze kuganira ku kintu cyitwa karande twavuze ati buriya niba Boaz yashatse kwiyahura bivuga ko no mu muryango wabo harimo abandi bantu bashobora kuba barashatse kwiyahura cyangwa baniyahuye nawe rero akaba uwo mwuka ukimugendaho yego ubundi karande ni iki? Ubundi karande wenda reka mbanze mvugeho gatoya wenda kuri Boaz n'umuryango we reka tuvuge ngo Imana ibafashe Imana ibafashe borohereze ko buriya ntiwamenya ukuri ngo ni ukwandi kuri kuzwi na Boaz n'umugore we nibo bonyine bazi ukuri ibindi bisigaye twebwe ni ukubireba
tukabasengera ngo Imana y'amahoro ibagirire neza. Yego. Ariko burya ngo hari umwotsi burya haba hari umuriro. haba hacanywe. Rero umbajije ku kintu cyitwa karande. Iyo tuvuze karande ni ikintu turuka ku ijambo ryitwa kuranda. Karande rero yo irarandaranda. Kurandaranda kwa karande rero ni iki? Uzasanga umuntu avuka mu muryango, niba muri uwo muryango harabagamo umuntu wiyahuye, wenda reka nkomoze kuri icyo ngicyo, umuntu akiyahura ari umwe, ni ukuvuga ngo birakomeza bigakurikirana, ugasanga muri icyo gisekuruza harimo undi muntu wiyahuye. Kandi karande igenda ikurikirana ibisekuruza. Uzasanga nka karande y'ubusambanyi niba mu muryango w'iwanyu wabo harabagamo nka karande y'ubusambanyi, usange karande irakurikirana ibisekuruza, igeze nko ku gisekuruza cya 7 ikigikurikirana. Ugasanga ni karande yari iri kwa papa wawe yashatse abagore barenze 5, ugasanga mama wawe yashatse abagabo barenze 4, ugasanga ni umwuka uba mu muryango ukagukurikirana. Ugasanga papa wawe na mama wawe bashatse bishingiye, sibyo? Ugasanga na mukuru wawe ashatse yishingiye, n'umukurikiye yarishingiye, wowe uyu munsi urimo urarwana n'uwo mwuka, urimo uravuga ngo nge nzakoresha ubukwe byanze bikunze. Ariko mu muryango w'iwanyu nta wakoresheje ubukwe. Ni ukuvuga ngo umwuka urimo urwana nawe utuma abantu bakubenga. Ni ukuvuga ugasanga uri umukobwa mwiza, ariko kuko hari umwuka ukugendaho utuma abantu bakubenga, utuma abantu batagukunda, byagera kuri finali bigapfa. Urimo urashaka kubaka amateka atarabaye mu muryango w'iwanyu. Noneho nkivuga kuri karande, ushobora kumbaza utese umuntu ukijijwe yagira karande? Sibyo? Naho twari kuhagera rwose. Noneho ukibaza, akubaka icyo gisekuruza, akabana nacyo, akagendana nacyo, ugasanga uyu munsi mu mujyi wa Kigali urashaka kubaka inzu byaranze, uhora ukodesha, hora mu buzima bwo kuzenguruka, nta hantu umara kabiri. Iyo ukurikiranye amateka y'iwanyu usanga aho wakuriye, aho wavukiye ntabwo ariho iwanyu nabo bavukiye. Ugasanga bari abasuhuke baturutse, wenda urugero mwabaga mu Mutara, baza kugenda bashakisha ubuzima, uyu munsi mwisanga muri Kigali baraharenze, bakisanga za Ngororero. Nuko ugasanga mwakuriye mu Ngororero ariko kavukire yawe ni mu Mutara. Nuko ngo nawe ubwawe bikagucanga. Icyo gihe iyo karande ikagukurikirana. Niyo mpamvu uyu munsi usanga uyu munsi urarwana utuye i Kigali ariko nta hantu umara kabiri. Ugasanga amezi 3 yatuyemo Kimironko, andi 3 yatuyemo Ikinyinya, uhora uzenguruka Kigali yose urenda kuyirangiza. Ufite uruzerero kuri wowe. Hari umuvandimwe twigeze gukorana ikiganiro mu mwaka umwe atuye mu nzu 15. Kandi akodesha. Icyo nicyo bita umuzimu. Abari seriyo ngiyo ni dayimoni. 15 akambwa ati yaraho nageraga nahamara icyumweru ngo Imana ikambwa ngo nimimuke. Atubwo nkaba ngiye gukodesha indi. Icyo nicyo bita uruzerero. Icyo nicyo bita uruzerero. Ugasanga ubutaka bwarakwanze pe. Ahantu hose ugeze ntibyemera, ahantu hose ugeze ntibikunda. Rero ugasanga ubayeho mu buzima, ugerageza gushaka gukoresha ubukwe bikanga, wagerageza gucuruza bikanga kuko ntawe iwanyu wacuruje, ntawe iwanyu wabigerageje, amashuri warayacikirije, sibyo? Nubwo ukiyiga nabwo urimo urayiga bigoranye, nabwo ubwabyo no gusunikiriza, kusubiye mu muryango w'iwanyu nta wize urimo. Iyo tuvuga karande akenshi bakunda kutubaza ngo kuki muvuga karande mbi? Hari na karande nziza, sibyo? Hari na karande nziza. Mu muryango w'iwanyu wavutse bafite amafaranga, sibyo? Kubera ko ari ay'iwanyu, ari ayo mu muryango, bubatse amazu hirya no hino, uravuka usanga amafaranga arahari, ugiye ushakira mu nzu z'iwanyu, sibyo? Yitwa iyawe ariko ni iy'iwanyu. Iwanyu bayubatse. Iyo ni ya karande y'ubukire. Umuryango w'iwanyu bari abayobozi, sibyo? Kuko bari abayobozi, urangije kwiga nawe bagusunikira mu kidendezi, nawe uragenda ubona ahandi kuba afite umuntu umufasha kugera mu kidendezi. Kuvuga ngo rero hari umuntu udakomera bitewe n'aho yavukiye, sibyo? Wavutse iwanyu nta wize, papa wawe ikintu yabaye gikomeye cyane
yabaye gikomeye cyane sibyo yabaye umuyobozi mu ikipe y'abakina amakarita sibyo mu ikipe y'abakina amakarita warabahagarariraga ntiyabaye nyumba kumi yabaye kapiteni w'ikipe y'abakina amakarita ni kapiteni w'ikipe y'abakina amakarita icyo nicyo kintu yakoze cyangwa igisoro ugasanga nicyo kintu yakoze kigize gute gikomeye wenda mu bukwe bakamubwira bati ni wowe uri buhagarare ku kibindi uzajya utondeka abantu uburyo baza gusoma icyo nicyo kintu yakoze gikomeye mu muryango ugasanga nta kintu yakoze gikomeye uwo muntu naho yakwiga kajana akagira amashuri akiga kaminuza uretse imbabazi z'Imana uretse imbabazi z'Imana sibyo usanga waravukiye habi ugasanga aho wize ni habi ugasanga n'inshuti mugendana ni hafi ya ntazo sibyo kuko akenshi iyo wavukiye habi wiga habi wakwiga habi ukagendana n'abo muri ku kigero kimwe sibyo icyo gihe rero niyo urangije kwiga kugira ngo uzabone ka kazi ukenera imbabazi z'Imana sibyo ni imbabazi z'Imana uba ukeneye gusunikwa n'imbabazi z'Imana ugasanga uragashakisha bikanga kubera yuko ntawe ufite wakubwira ngo genda ujye ahangaha uriya hari ibintu rero uba ukwiriye gusengera bikava ku buzima bw'umuntu hari ibintu umuntu aba akwiriye gusengera bikamuvaho sibyo ese ufite inzozi zo kuzaba ngo umuntu ukomeye ariko mu myaka yose umaze uba ukwiriye gusenga ubwira Imana uti Imana ndakwinginze mfungurira imiryango umpuze n'umuntu ukomeye umpuze n'umuntu w'umumaro iyo wahuye n'abakomeye uba wenda kugera ku cyo Imana yavuze ariko igihe ukirwana ukiri iyo ngiyo mu mikoki ukiri mu butayu ukiri mu buvumo ukiri mu misozi ngo urimo urashakira gukomera mu misozi ntabwo bizakunda sibyo ntabwo iyo karande izakuvaho sibyo noneho hari na karande yo mu bitekerezo na karande yo mu bitekerezo usanga umuntu afite ibitekerezo bitareba kure ese ntabo wabonye nta bene data wabonye leta yubakiye amazu hadaciye kabiri basubirayo agasanga nta nzugi ziriho cyane rwose babaza se byagenze bite ati none imvura yaraguye turi icyo gucana icyo nicyo bita karande yo mu bitekerezo kubera iki ntabwo afite ibitekerezo byagutse bireba hehe kure wareba icyako kanya hari abantu rero uzasanga bareba ibiri hafi ugasanga biri aho ngaho rero icyo nicyo bita karande usanga ni amateka ahora yisubiramo kandi y'uruhererekane hari n'abantu bagira karande yo gupfa bakenyutse ugasanga iwanyu nta muntu urenze imyaka hari abantu bafite karande yo kutarenza imyaka 30 ugasanga neza hari umuntu mperutse kuza gusengera yari umumama yaraje arambwira ati profete mfite ikibazo si ikibazo ufite ni iki aturabona ati mu muryango w'iwacu nta muntu ujya urenza imyaka 45 papa yapfuye afite imyaka 45 mama nawe agize 45 arapfa mukuru wanjye nawe yagize 45 arapfa yego nanone kandi masenge nawe yapfiriye ku myaka 45 uyu munsi nanjye uri aha ngaha ngize 42 ariko mpora numva urupfu rumpamagara mpora numva rumpamagara kuri 42 yiwe aba yumva urupfu rurimo rumubwira ruti ndarwiteguye ati ikimenyetso cye ati impamvu nje hano ngo nsengere ati ejo bundi barandebye basanga mu nda yanjye harimo ibibyimba ubu barategura kuzambaga ati kandi ikindi bansanganye umuvuduko w'amaraso ati rero kandi iyo numva ngenda mba numva umutwe wanjye nawundya ndamubwira nti nshingiye ku Mana ishobora byose yego abo barapfuye baragenda ariko uyu munsi wowe uri umwana w'Imana uzaharenza mu izina rya Yesu ntabwo uzapfira kuri 45 kuko uri umwana w'Imana Imana izagutabara Imana izakurokora Imana izagukomeza turasenga dusenga Imana twubaka igicaniro cy'amasengesho ariko uyu munsi agize 47 gize 47 urumva ntabwo akiri ko twasenze
rero akenshi ingoma za 2:20 aranditse ngo Yehoshafati abwira abayisiraheli, arababwira ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Sibyo? Rero akenshi karande, wenda mpite njya ku kintu, iyo tuvuga ibi ngibi ngo karande se ngo igera ku muntu wakijijwe gute? abavuga ngo rwose ngo iyo ukijijwe ngo ibya kera biba bishize. Nanjye niko mbyemera. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. None karande izite? Dore uburyo karande iza rero. Uyu munsi kubera yuko turi abantu, ntabwo tujya dushyikira ubwiza bw'Imana. Yego. Ko ngo uyu munsi araza akihana, ndetse akanagirana n'indahiro n'Imana. Avuga ngo ndakijijwe, mbaye icyaremwe gishya, imihango yose ya Satani ndayanze. Ariko ejo cya cyaha yihannye akongera akagisubiramo. Abyumvishije ko ngo cya gihe yakizwaga yarabaye icyaremwe gishya, ndetse yari yinjiye mu bwami bw'abana, mu mubare w'abana b'iki b'Imana. Ariko kubera yuko yateshutse agasubira inyuma, ni ukuvuga ngo yagomeye Imana. Yego. Ko ngo akenshi ibyaha abantu bakora bibasubiza inyuma, bikabajyana kure y'ubwami bw'Imana. Byabajyana kure y'ubwami bw'Imana bigatuma Satani yongera kubagiraho ububasha. Buriya ugira ngo Adamu buriya igihe bari bari mu ngobyi ya Edeni, batarabasha kongera gukora icyaha ngo barye ku giti Imana yababujije, ntabwo Satani yari afite ububasha bwinjira mu bwami bwo mu ijuru, ko yari yaraciwe mu ijuru. Mbaza uti ububasha yabukuye hehe? Yego. Ububasha aho yabukuye igihe bacumuraga, ikintu Satani buriya yanyaze Adamu na Eva. Ikintu yabanyaze bwa bwiza bw'Imana bumwe bwabonanaga n'Imana. Yabakuyeho imbaraga zituma basha kwinjira mbere mu bwami bw'Imana. Mbere Bibiliya ivuga muri Yobu ngo abana b'Imana barateranye, ngo na Satani ajya guterana. Hariya mbere ntabwo yajyagayo. Imana ikimuca ntabwo yajyagayo. Ariko Adamu amaze gukora icyaha, za mbaraga zatumaga Adamu ahura n'Imana, izo nizo Satani yahise ajyana. Izo nizo Satani yahise amwambura. Nicyo cyatumye Imana iza, Adamu wabonanaga n'Imana ajya kwihisha. Sibyo? Kubera iki? Yambaye undi mwambaro utinya Imana. Wa mwambaro Satani yari afite, we abambika wa mwambaro, yabakuyeho ubwiza bw'Imana abasigira akava. Noneho n'umuntu yagiye mu byaha avaho ubwiza bw'Imana agasigarana akava. Icyo gihe Satani abamufiteho ububasha kubera ko yavuye mu bwiza bw'Imana. Noneho we agaragara nk'umuntu uri mu murimo w'Imana, akagaragara nk'umuntu ugihari. Ariko kubera ko yakoze ibyaha, sibyo? Satani akamugiraho iki? Ububasha. Icyo gituma rero za mbaraga zari zamuvuyeho. Ko Bibiliya iravuga ngo dayimoni yivuye mu muntu, yo ntijya kure, yo ngiragumira ikazerera ishaka aho yatura. Ngo noneho ngo ibonye intege nkeya z'umuntu, Yego. irongera ikagaruka. Ngo noneho ngo iyo igarutse, ngo igarukana abandi badayimoni bikubye 7. Ko ngo yari umwe, ariko agaruka bikubye 7. Niyo mpamvu uzasanga umuntu yihana gusambana, uzakubwira ngo kubera iki mu barokore basambana cyane. Sibyo? Nibyo se koko? Ubundi ingwingiri z'abarokore zisambana cyane. Kubera iki? Nta rutangira bagira. Sibyo? Bera ko uri mu murimo w'Imana agasambana akanabwiriza bigakunda, ntago aba akiri uw'Imana. Ubundi aba yabaye igicamuke. Igicamuke rero ntacyo kitakora. Igicamuke ntacyo kidakora. Avuga ati n'ubundi ndabikora bigakomeza bigakora. Ukuvuga ngo iyo umaze kumenyera Imana,
nta kintu na kimwe utakora. ni ukuvuga ngo arabikora bikagumya bikagira gute bigakora, kandi ikindi aba ari muri pozisiyo ituma bikora, sibyo? Erega abo nabo umuntu ukora umurimo w'Imana ariko agasambana abafite karande, abari karande. Buriya karande ntabwo itinya abapotere, hari abapotere bafite karande. Potere ugenda na karande imwe se, intumwa y'Imana, karande imwe se, ebyiri se, eshatu se, barahari bafite bya karande, ukamubona agenda abwiriza, akagenda arabwiriza ariko afite karande. Ikibikubwira agenda mu kimodoka cyiza ariko cya karande cyaranze kumuvaho. Ese wagize kugenda mu modoka nziza bisobanuye ko umuntu akijijwe? Reka agenda mu kimodoka cyiza ariko mbaza ngo iyo modoka yayikuye hehe? Muri karande se? None si iyo modoka yayibonye atari uko ayihuguje umuntu? Ese yayibonye atari uko ayibye? None se kubera iki wambwira gute uburyo umuntu abwiriza ariko yava ku ruhimbi, avuye ku ruhimbi akikoza muri biro agahita asambana na protokole? Ya mavuta abagiye hehe? Icyo nicyo kikubwira karande. Karande urabwiriza karande ihagaze hari akabubwira ati ndagutegereje shushu be, gira vuba ndagutegereje. Yamara gusoza arambitse bibiri hasi na mikoro hasi, karande kamufata akavuga ati twigendereje n'ubundi ni wewe wanjye. Icyo nicyo bita karande. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurwanye Satani nawe azagira gute? Azabahunga. Rero uzasanga abantu babwiriza bafite karande, uzasanga umuririmbyi aba muri korari afite karande. Ikibikubwira ni uko uyu munsi aza gusenga, basigaye baza gusenga bazanye imyenda ibiri. Yes, aza yambaye yigera ku birenge imbere harimo akandi kamengana n'umukandara ngo ni santimetero 50 ntago zirenga. Ngo aba yagerageje, wenda yagerageje, wari umukirisitu, wona abandi ngo ni 20, kandi agira gutya agapima akavuga ati yera agahita yikuramo, yarangiza agahita ajya hehe, agahita ayoboka iyo mu migina. Cyo nicyo bita karande, afite karande. Rero karande buriya si icyaha. Karande si icyaha ariko yitera ibyaho. Ni ukuvuga ngo karande si icyaha. Nta nubwo umuntu ufite karande uyu munsi niba atari icyaha kuvuga ngo ntiyakubuza kujya mu ijuru, ariko ibyiza gukoresha bizatuma utajya mu ijuru. Wacyubije ruko ngo karande nyine. Niyo mpamvu uzasanga umuntu avuka ugasanga ni pasiteri, arabizi ko Bibiliya ivuga ngo vino ni umukobanyi, ariko aragotomera kurusha imodoka ishaje. Yes, pasiteri we winywera wisomera kandi ntabwo basoma baragotomera. Ntibasoma baragotomera, usigaye ubona neza aranywa kurusha imodoka ishaje. Icyo nicyo bita karande. Umuryango w'iwabo baranywaga. Nabwo ni karande y'iwabo, ni karande y'iwabo. So rero nuko ngo umuntu yasubiye mu byaha yari yihannye, karande irongera ikamukurikira. Yimukurikiye rero ntabwo abona imbaraga zo kubivamo. Kubera iki? Imukurikira imuteza n'intege nkeya, imukurikira imuteza kudasoma ijambo ry'Imana, ikamukurikira imuteza kudasenga, ikamukurikira imuteza kutiyiriza, bikamuturamo. Aho ngaho rero niho hakenerwa imbaraga z'umutambyi, niho hakenerwa imbaraga z'umuhanuzi w'Imana. Akeneye iki? Akeneye deliverance. Nibyo ngiye kubaza nti none ahubwo iyo karande umaze kubona ko ushobora kubifite ukora iki? Karande yakuvaho gute? Dore uburyo karande iva ku muntu. Icya mbere ni ukuyimenyaho. Icya kabiri ni ugukizwa. Gukizwa, sibyo? Yego. Ukarwana intambara yo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Bazagusengera utanga ibitambo birenze 1000 bigize gute, ariko nudakizwa ntabwo karande izava kuri wowe. Nudakizwa, iyo umuntu adakijijwe karande ntishobora kumuvaho. Bazakuderivura inshuro 1000 ariko karande ntizakuvaho. Ikintu cya mbere kizatuma karande kuvaho, banza wanga icyaha n'igisa nacyo. Yego. Uvuga uti ndakijijwe pe, ariko igihe uyu munsi ukizwa ariko ejo ukongera ukabikora, ntabwo karande izakuvaho. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Iyo utashyizemo kurwana ntabwo karande kuvaho. Icya kabiri
icya gatatu ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe uba icyaremwe gishya, kuba warabatijwe mu mazi menshi ibyo ni hamwe. icya gatatu kugira umuhanuzi, umunyamavuta, kugira umushumba, umuntu musengana, akanwa k'uwasizwe, akanwa k'uwasizwe. iyo niyo ngingo irimo irakubita abantu muri iyi minsi. iyo niyo irimo irakubita abantu muri iyi minsi, si byo? uyu munsi ibintu byarivanze, irondo ryivanze n'ibisambo, bituma abantu baba ba nyamwigendaho, banga kugirira icyizere abahanuzi b'Imana. ariko nubwo harimo abahemutse, harimo abadakizwa, harimo abakora ibyaha, ariko Imana iracyafite abantu. Imana iracyafite abantu, Imana iracyafite abakozi, iracyafite 7,000 bitarapfukamira Bayali. ukeneye kugira umuhanuzi musengana, ukeneye kugira abamenya mu buzima bwawe, ukeneye bamenya, umuntu ugusengera, umuntu ubasha guhishurirwa, akareba akamenya mu gisekuruza cy'iwanyu. hari umugabo nageze nsengera, ni umuyobozi muri iki gihugu kandi akora akazi gakomeye, ariko buri kwezi nta rindi deni yagiraga, ni iry'inzoga. nta rindi deni yagiraga, ni iry'inzoga. akishyura kandi nabwo agasigaramo ideni agakomerezaho. cyangwa akishyura afata irindi. inzoga ziramuzezengeza kugeza ubwo haburaga gatoya nawe bamubwire bati genda. yambonye nkora ikiganiro arampamagara, araza dusengana Imana. tukimara gusengana Imana, umwuka w'Imana barampishuriye. ngiye kwitegereza neza, mbona ikintu bamukoreye, bamusomeje ku nzoga baterekereje Nyabingi. ko ngo yasangiye na Nyabingi, amaze gusangira na Nyabingi niyo mpamvu agotomera bene ako kageni. ko yarambwiraga ati mbyutse mu gitondo mu cyimbo cyo kumpa icyayi bagomba kumpa icupa. nuko byari bimeze. nyima ibiryo ariko umpa icupa. ibaze abyumvishije. rero Satani yari amutwaje igitugu muri ubwo buryo, ku buryo yanywaga inzoga nawe utabara. ariko dusengana Imana, korera deliverance, twubaka igicaniro cy'amasengesho, twasenze nk'amezi 2, inzoga yaraziretse. yaraziretse. ubu ni umuntu muzima, basigaye afata ibyemezo bizima, n'abantu bakorana baratangaye, si byo? rero Satani ni umugome, ajya atwaza abantu igitugu, ariko karande nubwo buryo izamo, nubwo buryo ibimezemo. ese umuntu ufite karande ashobora kubiyimenyaho cyangwa aba yumva ari ibisanzwe? yayimenyaho. kutayimenyaho ni ubushake. hari uburyo abarokore bigira abanajyowa, akakubwira ngo njye ndi umurokore bana. ntureba n'iki kiganiro, ugiye kwandikaho akavuga ngo dore uburyo wakira karande, ukandikaho gutyo gusa, arakireba ati ibi ntibindeba. ntabwo bindeba. kubera iki? benshi bishyizemo yuko nta karande ibaho. uzasanga akubwira ngo nta karande ibaho. baravuga ati rwose ababwira za karande barababeshya, ni abatubuzi, ni abashaka kubiba. ukamubwira uti umwaka ubaho, akakureba ati wapi nta mwaka ubaho. ariko burya igihe utaramenya ko habaho umwaka, igihe umuntu ataramenya ko habaho umwaka, aba akiboshye mu bitekerezo. igihe umuntu ataramenya ko habaho karande, aba akiboshye mu bitekerezo. umwaka ubaho si umwe, ahubwo imyaka igiza ikabaho ikagerekerana, basanga iyi ni imyaka ukwera. Bibiliya iravuga ngo umwami Farawo, umwami ngo araryama, ngo amaze kuryama ngo ararota, noneho we ntiyarose umwaka umwe. urumva umwaka rero wageze ibwami, umwami akarota, akareba, akabona inka 7 z'iminanu, ngo zari umwaka. uko zari umwaka. wagumye kwitegereza neza, nkabona zirimo ziragenda zimiriza ibyibushye, zizimira. aho gati ibi bintu birakaze. rero igihe cyose utizera ko umwaka ubaho, n'umugisha wawe uzaburiramo. akenshi ibyawe bigenda biburiramo. wambwira uburyo usenga ariko ukaba udasubizwa, si byo? Imana yakubwiye akazi, kuki utakabona?
imana yakubwiye ko uzacuruza ariko uragenda ugacuruza abandi bakunguka wowe ugatahira aho ngaho. Wambwira uburyo utabona umugabo wa mukobwa we nawe ubwawe wireba mu kiroro ukavuga uti koko ndi mwiza koko, ariko gushaka byaranze. Upfushije ubukwe inshuro zirenze zingahe, ntabwo ushaka kumenya ikibitera, ntabwo ushaka kumenya impamvu yabyo, sibyo? Rero hari ibintu biba ku buzima bw'umuntu, abandi barabyara wowe ntubyara, abandi barubaka wowe ntiwubaka. Mu kuvuga ngo iyo ukabije ukaramba mu rugo umaramo umwaka umwe, uhora usenya, uhinduranya abagabo nk'uko uhinduranya imyenda. Urumva nta kibazo ufite pe, ukeneye gusengerwa Imana, ufite cya karande kibyibushye. Icyangombwa ni uko abanza kwimenyaho ko iyo ngiyo ari karande. Yakwiriye kubanza akabimenya, akabyemera, yamara kubyemera akizerera mu bahanuzi b'Imana, ariko nanone akabanza agakora cya kindi. Akenshi buriya hari ikintu, iyo abantu bavuze ikintu bita karande bahita bumva ikintu cyitwa ibitambo. Uzatanga ibitambo inshuro 1000, uzatanga nawe ubwawe ugeraho witambi, ariko karande ntizakuvaho. Intambara ukwiriye kurwana niyo kubanza kwanga icyaha n'igisa nacyo. Igihe cyose utarakiza karande izakugumaho. Nushaka uzatanga ibitambo 100, nashaka azatanga ibitambo 100, karande ntizakuvaho, umuvumo ntuzakuvaho. Sibyo? Karande ntikuvaho rwo, ikugumaho. Kuko iki umukomisiyoneri wa karande ni icyaha. Igihe cyose ufite icyaha dayimoni arakwataka. Igihe cyose wavuye mu buntu bw'Imana ukuvuga ngo Satani ahita yinjira. Yego. Ngayo ngo. Aha Profe, urakoze cyane kudusobanurira no kuduhugura kuri karande. Ngo nyine ku muntu ufite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo, cyangwa se muri ibyo bimenyetso wiyumvishemo, ugakwiye kumenya icyo agomba gukora. Akwiriye kumenya icyo akwiriye gukora, agasengerwa Imana, kandi nabwo akarambagiza amavuta mazima. Yego. Sigaye byarivanze. Sigaye byarivanze. Ariko nta nubwo bigoye. Abantu nibo babikomeza. Buriya ntarega ntabwo bigoye kumenya umuhanuzi w'ukuri n'utari uw'ukuri. Ntabwo bigoye. Ko abahanuzi bo muri iyi minsi abantu bakunda ngo ni abahanuzi bavuga ngo dore igitangaza kirabaye, mvugira ngo amena, ugiye kwakira visa, ndabona wakira amafaranga, ndabona ujya muri Amerika, nawe ukikiriza ngo amena. Ariko sha ujya muri Amerika byibuze ese ntago bajyayo. Imana ibona ko ugiye kujya muri Amerika ariko ntibone ko waraye usambana. Uwo muhanuzi akoze ate mu buryo abona ko ugiye kujya muri Amerika ariko ntabone ko waraye usambana? Gusambana ubwabyo keretse niba uzajya muri Amerika gusambana. Aho uzagenda. Imana ubwayo yagakwiye kubanzika ikabona yuko udakijijwe. Imana ubwayo iri mu gihugu cyo mu ijuru ikwiriye mbere yuko igusezeranya umugisha, sibyo? Mbere yuko igusezeranya umugisha ikwiriye kubanza. Yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo umva Aburahamu, itangira ibice byawo 12, iramubwira ngo va, sibyo? Va, niryo jambo yabanze iravuga ngo Aburahamu va. Yaramutegetse avuga ngo va aho ngaho utuye, usiga umuryango wawe n'inzu yaso ujye mu gihugu nzakwereka. Igihe rero utarava mu busambanyi, igihe utarava mu kunywa inzoga, bizagorana. Rero abantu bakunze ibitangaza ariko ntibakunze nyiri bitangaza, niyo mpamvu bazagwa, niyo mpamvu bazayoba, sibyo? Rero wari ukwiriye kumenya kare. Niba nguhanuriye nkakubwira ngo ugiye kubona amafaranga, nkaguhanurira nkakubwira ngo ugiye kubona inzu, nkaguhanurira nkakubwira ngo ugiye kubona visa, nari nkwiye kubanza mbere y'ibindi byose nkerekwa kuri igisambo, nkerekwa kuri umusambanyi, nkerekwa ko wakuyemo inda, nkerekwa ko wikinisha. Ibyo ngibyo niba ntabyeretswe, nkerekwa yuko ugiye kubona umugisha. Nta mugisha w'abanyabyaha ubaho, nta mugisha w'ibisambo ubaho, nta juru ry'Imana yanjye. Aha Profe, urakoze cyane. Ubwo ku muntu wumva nyine yanakuvugisha, turaza gushyiraho nimero yawe araza kuvugisha. Ariko mbere ko dusoza, urambwiye ko hari ubutumwa Imana yaguhaye kugira ngo usangize abadukurikiye. Imana y'amahoro iguha umugisha. N'ubundi ntabwo ndi kure ya karande. N'ubundi ubutumwa Imana yampaye bushingiye kuri icyo ngicyo. Ubutumwa Imana yampaye
imana yantumye kubwira abantu ngo nibitegure bahunike kuko hagiye gutera inzara ikomeye cyane. Bitegure bahunike kuko hagiye gutera inzara ikomeye cyane. Nagize iyerekwa nagize riteye gutya. Nagiye kubona mbona abantu, nabonaga harimo ababishopu, nababonagamo, nkabonamo abaprofete, nkabonamo abaposo, nabonagamo abantu b'ingeri zose, nabonagamo abakomeye n'aboroheje. Ariko nkababona bamanuka bakajya ku musozi umwe, abandi nkabona barajya ku wundi musozi, abandi nkabona baramanuka mu bibaya, ariko nitegereje neza mbona bafite ibivomesho, nabonaga bafite amajerekani, nkabona baramanuka imisozi, barazamuka iyindi, ariko nkabona imisozi yarumye ku buryo nta hantu na hamwe hari amazi, hari yarakakaye, amavomero yose nta na hamwe wavomera, nta na hamwe wabona n'igitonyanga cy'amazi. Nitegereje abo bantu, ngiye kubona mbona barananutse rwose, uburyo bw'umubiri narabarebaga, wareba fizikali ukabona ba baposo bari bafite ibida binini, nkabona barahorose, nkabona barananutse, nkabona abantu barananutse. Najya kubona nkabona abamanuka imisozi, nkabona barapfuye, nkabona baterura imirambo, nkabona bashyira hariya, nkabona batwara, nkabona bajyana. Ndabyitegereza mbibona n'amaso yanjye. Ndangije ndabaza ntese biriya ni ibiki? Ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo biriya urimo urabona ni abantu, kuko inzara yateye kandi igatera muri rusange. Iyi nzara nta n'umwe izasiga, kuko hari n'abo nabonaga barizwa n'uko batari kubona ikintu, ntibabonaga ibyo kurya, ntibabonaga amazi yo kunywa. Nkabona bararira, nkabona barira, bamwe bakarira kugeza aho amarira ashize hakaza amaraso. Barariraga kugeza aho amarira ashize hakaza amaraso, barira cyane. Nkabona abantu baraboroga, ariko nkabona abantu barapfa, nkabona abantu baragenda. Ndangije ndabaza ntese Uwiteka we, iyi nzara ni bwoko ki? Imana irangije irambwira ngo iriya nzara ureba, abenshi banze guhunika, banga kuvoma igihe kikiriho, niyo mpamvu ubona batunguwe. Kandi barabwiwe, kandi baraburiwe, kandi ntako ntabagize, ariko ntabwo bigeze bahunika. Igihe cyari kikiriho kugira ngo bahunike, ariko ntibabikoze. Igihe cyari kikiriho kugira ngo bakore, ariko ntibakoze. Igihe cyari kikiriho barabwirwa, bica amatwi. Niyo mpamvu urimo urareba barira baboroga, hakabura uwo kubarokora, hakabura uwo kubumva, ndetse bakarira kugeza ubwo haje amaraso, kandi ukabona inzara ibishe rwose. Mana irambwira ngo iyi nzara ureba igiye kuza, kandi iyi nzara izakwira ibihugu byose. Ubu uri mu Rwanda, ubu uri mu Burundi, umuntu wese unyumva, wumva ururimi ndimo mvuga, ukaba wumva Ikinyarwanda, nawe ubasha kurusobanurirwa n'abandi, iyi nzara izakugeraho. Ubu uri mu Rwanda, ubu uri mu Burundi, uri muri Afurika, uri mu Buraya, waba uri mu Bubiligi, waba uri muri Canada, waba uri muri Amerika, aho uherereye hose, mu nguni enye zose z'isi, Imana y'amahoro itugirire neza. Ndabwirwa ngo iyi nzara izagira gute? Izabageraho. Ndangije umwe wansobanuriraga, aransobanurira arambwira ngo iyi nzara rero ureba ntabwo ari inzara y'ibyo kurya, ntabwo ari inzara y'ibyo kurya. Abenshi nibabyumva barumva ko ari inzara y'ibyo kurya, ariko iyi nzara ntabwo ari iy'ibyo kurya, ni inzara y'ijambo ry'Imana, ni inzara yo mu mwuka, ni inzara yo mu mwuka. Nabonaga abantu, bari abantu ubona bananutse, ni abantu bari kujaragira hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana, bararibura. Ndangije arambwira ngo hagiye kubaho igihe mu nsengero hose ugiye kujya ujya mu rusengero ushaka ijambo ry'ukuri ryaruhura umutima wawe, urishaka uribure, kubera yuko abantu bagiye
kugwiza inyigisho z'ibinyoma, ndetse bagwiza inyigisho zihuje n'irari ryabo, ndetse kuvuga ukuri kujyanye n'ijambo ry'Imana. Ibyo bigiye gucika, bigiye kuvaho. Ngiye kubona mbona ibyitwa ibyumba, ibyo ngibyo mbona bivuyeho, nkabona hasigaye insengero ujyamo, ukajyamo ugataha nta kintu wumvishije. Ijambo ry'Imana abantu barishake, rimwe riruhura imitima yabo baribure. Abantu bashaka ahantu bihanira bahabure. Ujye mu rusengero ufite ibyaha, nushaka kwihana bakubwire bati hoshi hoshi. Igihe kigiye kugera abantu bashakashake gusenga by'ukuri babibure. Ndangije ndabwirwa ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Usenga asengane umwete, kandi uvoma avome hakiri kare, kubera ko imigezi igiye gukama. Igiye gukama, ijambo ry'Imana rigiye kubura, Antikristo akore ku mugaragaro, abantu baze mu rusengero bambaye ubusa, abantu baze mu rusengero basinze, abantu baze mu rusengero bavuga ibyaha gusa, ndetse abantu bashishikariza abandi gukora ibyaha, ndetse abantu bashishikariza abandi kugira nabi. Mu nsengero hagiye kubaho igihe aho kugira ngo abantu bajyeyo baharuhukire, ahubwo bajyeyo batahe bahakomerekeye. Ndetse mu nsengero hahinduke nko mu isenga y'abambuzi. Arangije arambwira ngo abantu nibabe maso, basenge bataye ijambo ry'Imana. Abantu babitse Bibiliya baragenda bazishyira hejuru y'akabati, zatoye umugese, abandi zajeho ivumbi. Abantu ntibagisoma ijambo ry'Imana, abantu ntibagishaka kumva ijambo ry'ukora. Ubwo nibwo abantu bakeneye, nibwo barimo bishakira. Imana irangije irambwira ngo iyi nzara ntabwo ari iy'ibyo kurya, ni inzara mu buryo bw'umwuka. Abantu bazashakisha bakarira bakaboroga bashaka ijambo ry'Imana, ariko ntawo kubumva. Icyo gihe rero Imana irangije irambwira ngo nibwo nzabakina ku mubyimba, ibyo batinyaga bibagezeho. Niyo mpamvu bazarira, bakarira, amarira akaza, hakaza n'amaraso, bakaboroga, ndetse hakabura uwo kubarokora, basharajara hirya no hino. Uve kuri uyu musozi, uve hano Kimironko, ujye uvuga ngo wenda reka nje mu mujyi, wenda niho ndi bwumva ijambo ry'Imana. Nugeraho nawe usange ntarihari. Uvuga uti wenda reka nje Kibagabaga, naho nugerayo usange ntago bavuga Yesu. Ushaka ijambo ry'Imana uribure, ubura ahantu wakwihanira, abantu babure aho baruhukira. Imana irambwira ngo rero abahunika nimuhunike vuba, nimuvome kandi mwuzuze, musenge amasengesho azabatunga mu gihe kigiye kuza. Igihe cyo kugotwa kiraje, igihe kibi kiraje, igihe giteye ubwoba kiraje, igihe gikanganye kiraje, igihe cy'icuraburindi kiraje. Rero nimwivomera amazi, Imana ibaha umugisha. Amen. Nsoza, reka dusome ijambo ry'Imana Imana yampaye. Turasoma igitabo cya Amose, ibice byaho 8. Reka dusome duhereye ku murongo w'9. Haravuze ngo kandi uwo munsi niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka Imana ivuga, nzatuma izuba rirenga ku manywa y'ihangu, kandi nzazana ubwira kabiri ku isi hakiri ku manywa. Ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu zose ziba amaganya, kandi bose nzabatera gukenyera ibigunira, n'imitwe yose ihinduke inkomborero. Nzabateza umuborogo nk'upfushije umwana w'umuhungu ari ikinege. Amaherezo yabyo azaba umunsi w'amaganya. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu. Ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikasi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, be kuribona. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Akira neza ijambo ry'Imana. Ngayo ubwo nibwo butumwa Imana yampaye. Ubwo nibwo butumwa Imana yaguhaye. Nta kindi ndenzaho. Intsinzi ya byose ni ugusenga. Intsinzi ya byose ni ugusenga. Umuntu abantu basenge. Imana yambwiye ngo abantu nibasenge, basome Bibiliya,
kandi bakunda ukuri. Abantu nibakunda ukuri, nibakunda ukuri niko kuzaba batura. Abantu bakunze ubutumwa bw'ibitangaza, abantu bakunze ubutumwa burimo viza, burimo imodoka, burimo iki, ariko abantu bibagiwe kwihana. Rero igihe kigiye kuzagera bashake kwihana batakibibonye. Rero sinzi ya byose nimusenge kandi musengeshe umwuka iteka, mube maso, muvome, musome Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Niba ushaka ubuhanuzi, soma Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye. Nusoma Bibiliya izakuyobora, kandi nimushaka ukuri mukakugundira, ukuri kuzababatura. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha. Yego Profe, urakoze cyane ku muntu wifuza kukuvugisha, muhe nimero ubundi udusoreze n'isengesho. Nimero yanjye ni 0785978786. Undi abandi banyarukire kuri Profete Emma, bagereyo barebe ubutumwa bwiza n'amateraniro, ubundi Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amen. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Mana, ntambukije ijambo ryawe, ubutumwa uko wabumpaye niko mutambukije. Nkundira uwumvishije rino jambo rigira aho rimuvana, rigira ahandi rimushyira. Wari waraguye abyuke, utari wakizwa yakire gukizwa. Mana, ijambo ryawe rigere mu isi yose, kandi rigira ububasha ku bantu benshi, abakomeye n'aboroheje bumvishije buno butumwa, bubahindure kandi bubahindure icyaremwe gishya. Ngaho ngwino uganze kandi utegeke. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.